Nk'ibisanzwe muri iki gitondo cy'itariki ya 21 ukwezi k'Ukuboza umwaka wa 2023 turamukiye muri studio nk'ibisanzwe turi kumwe na mugenzi wacu ku murongo wa telefone ni Bahati waramutse neza. Mwaramutse neza munyamakuru. Yego waramukanye amahoro y'Imana aka kanya natwe turamukiye muri studio tugira ngo uduhe ku makuru by'umwihariko kubikomeje kuvugwa ugereranyije n'amatora yabaye ku itariki ya 20. Bahati muri iki gitondo tugiye kuramukana n'ingingo y'uburyo ubona byifashe by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye bya Kivu y'Amajyaruguru ho bivuga yuko nihatagira igikorwa amatora akaba ataza gushimishwa cyangwa se ibyavuye mu matora bikagira umwe bidashimisha bishobora kuza kubyara ibindi bibazo. Bahati urabona aho uherereye bimeze bitewe n'ukurikije ibyaje gukurikiraho nyuma y'amatora ejo? Navuga ko kugeza ubu hano amata atakibya amavuta ukundi nk'uko biri kuvugwa, ni nyuma y'uko n'ubundi bigaragajwe ko hari bamwe mu bo twakita abakandida perezida batuye ku munsi w'ejo, birumvikana ni n'umwanya mugari. Noneho mwemeza cyangwa se nkatangaza ko nyirizina habe kandida perezida nomero 3 Moise Katumbi, kandida perezida nomero 20 Antoine Felix Tshisekedi, abaribo bari ku ruhembe rw'abandi, ndetse ngira ngo ku munsi w'ejo ahagana isaa 4 z'ijoro nibwo hasa no hagiye hanze, ubwo ni mu ijoro rya tariki 20 birumvikana, gisa nk'urutonde rugaragaza uko prediction ubwo sinzi muri kumva icyo nshatse kuvuga. Yego niteganya niteganya rituma rigaragaza abayobozi n'ibyo yego na resulta bashobora kubona. Yego iyo prediction yagaragazaga ko Moise Katumbi ari imbere ku kigero cy'amajwi 70%. Wenda ntabwo navuga ko source yaho byaturutse zewe ijana ku rindi, ariko ikiriho cyo nuko navuga ko kugeza ubu asa naho akiyoboye urutonde rw'abashobora kwicara ku ntebe y'izindi. Yego ibyo bishobora guterwa n'inyandiko cyangwa se ibyavuzwe n'umuntu umwe, ariko reka turi abaturage bose muri rusange. Abakongomani nibo bitoreye abayobozi babo, ndetse ndabizi neza yuko uzi imbamutima zabo bamaze gutora ukurikije uburyo byagaragaraga cyangwa se n'ibyo bagendaga baganira. Wumvaga yuko ari nde bizeye mu by'ukuri babikije igihango cyo kuzabayobora imyaka 5 iri imbere? Mu myaka 5 iri imbere kandida perezida uriho perezida Felix Tshisekedi bumvisha ibitekerezo bye, ubwo muri rusange nanjye ndimo twumvisha ibitekerezo bye, n'imigambi twarabyumvishe. Navuga ko wenda ari umuntu tumenyeranye cyane. N'uwenda kandida perezida nomero 3 Moise Katumbi ni umuntu nawe wenda wigeze kuyobora Katanga, ubwo abaturage bakatanga basanzwe bazi politike n'imitegekere ye, ariko hari n'ibindi bice bikeneye gusogongera ku ntumbero ndetse n'ibitekerezo agira by'iterambere bigamije cyangwa se bishyira imbere inyungu z'abaturage. Ibyo navuga ko ari ibintu abandi bantu bakeneye gusogongeraho cyangwa se kumva, kugira ngo n'ubundi ibikorwa by'iterambere bikomeze mu gihugu hose. Hari abavuga bati byabakirikare kuba iki gihugu cya Congo igisa n'amakimbirane yaza, kubera yuko hari kigaragara kandi gikomeye, habayeho guhangana gukomeye kwa bakandida perezida ubwo biyamamazaga, ndetse ngira ngo murabizi neza ko higeze kugera ku rwego rw'uko perezida Moise Katumbi cyangwa se kandida perezida Moise Katumbi agerageza kuraswa n'abagizi ba nabi batazwi. Ese wenda ukurikije uku guhangana gukomeje kugenda kugaragara, urabona biza kugenda bite igihe umwe atanezezwa cyangwa nganyurwe n'ibyavuye mu matora? Mu by'ukuri wenda kuri bano bakandida perezida unekereza ko nta kibazo gihari kuri bo, ni ibintu wenda bishobora kuba bisanzwe, ni abantu navuga bamenyereye competition, ahubwo ikibazo gishobora kuza kuba bashyigikiye cyangwa se bagiye bagaragaza intumbero zabo ubwo ku bijyanye n'ubundi n'icyo bifuza kubabitsa. Ubwo ni muri imyaka 5 iri imbere, harimo education, ubuzima, ibikorwa remezo, iterambere muri rusange n'ibindi. Aba ngaba se nk'abashyigikiye aba bakandida perezida nibo bashobora kuza kuba ikibazo, ndetse nakubwira ko ubu turi kuvugana ni mu masaha y'isaa 11 mbona ziri gushyirana 20:10, ntabwo wahita umenya uko situation imeze. Ubwo mu masaha akeyeho umuseke wamaze gutambika nibwo ushobora kuza kumenya haravugwa iki, ni uwuhe mwuka n'iyihe ntumbere hari.
ngira ngo nitwongera kuza kubonana ku murongo wa telefone naza kukubwira nkamenya uko bihagaze. Bahati, ngira ngo aka kanya imyaka ufite cyangwa se n'uburyo umaze kubona politike y'igihugu cyawe, ubu wahagarara imbere y'abantu ukababwira ati uwo nifuza yuko ayobora iki gihugu ukurikije ibibazo gifite cyangwa se n'intumbero y'ibyo cyifuza kugeraho n'uyu nguyu. ubu aka kanya bwana Bahati, mukeneye uwuhe muyobozi ufite karite zimeze zite wabayobora? Qualities ni zisanzwe muri rusange mu bumenyi rusange mu cyitwa general knowledge. Hari ibintu bisa naho bihurizwaho n'abantu bamwe wenda bifuza kugira inshingano runaka bahabwa. Umuyobozi uri supportive, ubwo ni wa muyobozi nyine uzana impinduka ariko zigamije gufasha abaturage. Umuyobozi uri understandable, ayoboza igitsure cyangwa se inkoni y'icyuma, wa muntu winterakitinga n'abaturage be. Hari ingero z'ibigaragara nka Perezida William Samuel Ruto ndetse na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda, b'abayobozi bashobora kugira umwanya wo kujya kwegera abaturage mu biturage cyangwa se mu byaro aho batuye, bakicara nabo bakamenya byinshi batekereza. Wa muyobozi ushobora kunga abantu hamwe, wa muyobozi ufitemo spirit y'ubumwe, wa muyobozi ufite intumbero ya diplomasi yo kwagura ubushuti n'ibindi. Ubu ni umuyobozi dukeneye kugeza ubu, kuko navuga ko dusa nk'aho turi nyakamwe twinjiye mu matora y'umukuru w'igihugu, twaramaze gusa nk'aho cyangwa se byaramaze kwemezwa ko ba ambasaderi bacu babiri batumijwe. Hari bwana John, ambasaderi wacu muri Nairobi, yatumijwe ari hano, ndetse hakiyongeraho na Serge Chibangu, uyu usa nk'aho ari intumwa yihariye ya perezida ndetse akaba yaranaduhagarariye mu karere. Ibi byose ni ibigaragaza ko diplomasi yamaze kwangirika. Dukeneye wa muntu rero ushobora kuza kuba ari buze kuzahura bya bindi byose byamaze kwangirika. Bahati, ibyo Tshisekedi yakomeje kugenda yamamaza cyangwa se agaragariza abakongomani by'umwihariko ibyo yifuza kugeraho, muri gahunda yakomeje kugenda agarukaho cyane ni ukurasa ku Rwanda, ni ijambo ryakomeje kumuba mu kanwa. Ese aramutse atowe koko, urabona kuba yarasa ku Rwanda cyangwa se yajya mu ntambara n'igihugu cy'u Rwanda nibyo byaba igisubizo cy'ibibazo bikomeje kugaragara ku butaka bwa Congo? Icyo nshobora kuvuga ko atari ikintu cy'amahitamo yaba meza, gutekereza ku gutangiza intambara ku bihugu bituranyi, na cyane ko buriya nubwo abitekereza uko, ariko ibindi bihugu byo mu karere sindishuwa neza ko byamwemerera gusa nk'atangiza ibikorwa bye byo kwagura intambara. Ubu ni ibitekerezo afite, ndetse navuga ko hari n'ibintu yifashishije cyane muri manifeste ye ibikubiyemo ibyo azatugezaho mu myaka 5 iri imbere mu gihe y'abatowe. Ibi ngibi yabikoze mu rwego rwo gushaka icyo nakita nka population igomba kumujya inyuma, cyane ko hari abakongomani benshi banyotewe n'intambara cyangwa se banyotewe no kumva Kongo yatewe u Rwanda, nyuma y'icyo njye nakita amadisikuru y'uburozi cyangwa se za disikuru zigaragazwa cyangwa se bigaragara neza ko ayo madisikuru yagiye ashyirwaho cyangwa se avugwa agamije urwango no kuyobya abantu. Hari benshi rero mu batekereza ko bifuza ko uko byamera,